inshuti zacu za gusenga everyday turabakiriye mu izina rya Yesu. Nkuko mubona dufite umushitsi uyu munsi, reka tumwakire anatwibwire. Murakoze. Pasteur Mpazirego Pierre. Imana iduhana umugisha umunsi wa none. Tubakiriye Pasteur Mpazirego Professeur. Imana y'umugisha umugisha kuba witabiye ubutumire bwacu. Imana y'umugisha umugisha. Abaduteze amatwi turi kumwe na Pasteur umugisha dufite uyu munsi. Pasteur tuguhaye kaze unakomerezaho. Imana y'umugisha umugisha. Murakoze. Abatumva tugiye kureba ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cy'Ibyashuwe ibice 6 umurongo wa 12 kugeza 17. Turasoma mu izina rya Yesu. Nuko mbona amena ikimenyetso cya 6. Habaho igishitsi shishi, izuba ririrabura ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo kwijuru zigwa hasi nk'umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikugwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibigwa byose bikugwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware n'ingabo n'abatunzi n'ububasha n'imbata zose n'umudendezo bose bihisha mu muvumo no mu bitare byo ku misozi. Babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhishe amaso yicaye kuri ya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Amen. Murakoze. Izuba rizijima, ukwezi kuzahinduka amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zizagwa. Ariko ijambo ry'Imana ku murongo wa 12 bavuga ngo ninde mu bihe nk'ibyo uzashobora guhagarara adatsinzwe. Yohana mu kirwa cy'Ipatima mu gihe cy'umwami Kaisari umwami w'abami Domisiyani wayoboye kuva muri 81 kugeza muri 96 kubwo gutotezwa kw'abera b'Imana. Yohana yarahugiye mu kirwa cy'Ipatima ahunganye na bene se basangiye amakuba. Nibyo jambo yavuze ngo njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba no kwihangana biri mu mwami Yesu Kristo, nari mu kirwa cy'Ipatima bapora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Bene data, Yohana agiye guhishurirwa yabanje kubona ku gice cya 5 umurongo wa 1 iyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo gifatanishije ibimenyetso 7 by'ubushishi cyanditse imbere n'inyuma. Ariko hariya ku gice cya 6 abona ibimenyetso bibanziriza kugaruka kwa Yesu, abyerekwa mu ishusho y'ifarashi. Ubwo tugiye kuganira ni ibihe bimenyetso bibanziriza kugaruka kwa Yesu, ni ibihe. Agiye kubona abona ikimenyetso kimwe gifunguwe cya mbere, abona havuyemo ifarashi y'umweru, ariko yicayeho yari afite umuheto mu ntoki ze. Agiye kubona amena ikimenyetso cya kabiri, abona ifarashi itukura. Agiye kubona umwana w'intama amena ikimenyetso cya 3, abona ifarashi y'umukara. Umwana w'intama amena ikimenyetso cya 4, abona ifarashi y'igitare. Umwana w'intama amena ikimenyetso cya 5, abona imyuka y'abera bishwe bahowe guhamya n'ubuhamya bahamwaga, bataka n'ijwi rirenga munsi y'igicaniro bati ayi mwami uzageze kudaca amateka no guhorera udahorera amaraso yacu yamege, uzageze kudaca amateka amaraso y'abamenwe bari munsi y'igicaniro. Ariko ikimenyetso cya 6 niho noneho kitweretse ko izuba rizijima, ukwezi kugahinduka amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zikagwa. Nukuvuga ngo mu gihe cy'imperuka ntabwo intambara zizabura kubaho. Igihe cy'imperuka ntabwo inzara izabura kubaho. Mu gihe cy'imperuka ntabwo indwara zizabura kubaho. Mu gihe cy'imperuka ntabwo urupfu ruzabura kubaho.
ariko ibyo byose bibanzirizwa n'ikintu cyitwa ikinyoma. Ifarashi y'umweru yabanjirije hejuru yashushanyaga ikinyoma. Usomye muri Zakariya igice cya 1:8 kugeza kwa 11, ifarashi y'umweru ishushanya amahoro. Ariko usomye Ibyahishuwe 19 ku murongo wa 11, ugendera ku farashi y'umweru ni Kristo. Satani rero ushaka kwihinduranya ngo aze mu ishusho ya Kristo, nawe yaje agendera ku farashi y'umweru. Ariko ikigaragaza ko ari Satani wari umaze kwihinduranya nuko yari afite umuheto mu ntoke ze, kuko icya Kristo nto cagenda n'umuheto wo kwica, kugira ngo nibabona ifarashi y'umweru bayisanganire bayakire, ntibamenye ko bari kwakira Antikristo, bagire ngo ari kwakira Kristo babonye ishusho y'umweru. Ikinyoma nico cugarije isi. Iyo habaye inzara yica abantu ikabahitana, ariko ikinyoma akaba ari cyo kikwirwa rubanda. Na Yesu yarabivuze ngo hazaba intambara n'impuha z'intambara, ariko impuha nizo zibanziriza burya intambara. Satani rero afite ubushobozi bwo kwihindura nka marayika w'umucyo. Mu Bakorinto ba kabiri ibice ni 11 umurongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo kandi ibyo si igitangaza, kuko Satani nawe afite ubushobozi bwo kwihindura nka marayika w'umucyo. Ubwo rero ntabwo byari igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bihindure nk'abagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahora ari imirimo yabo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu gihe cy'imperuka rero hazaba ikinyoma gikomeye kizabanziriza intambara. Ifarashi y'umweru yo hejuru ku gice cya 6 umurongo wa 1 ishushanya ikinyoma. Ifarashi itukura ikurikiyeho ishushanya intambara. Ifarashi y'umukara ikurikiyeho ishushanya inzara. Ifarashi y'igitare ikurikiyeho ishushanya urupfu. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo kuzimu irakurikira, wicaye ku farashi y'umweru yitwaga rupfu, kuzimu arakurikira. Ni ukuvuga ngo intambara ntizabura kubaho, inzara ntizabura kubaho, indwara ntizabura kubaho, ariko ikinyoma kivuga iby'indwara. Ndibuka muri Yobu igice cya 1 umurongo wa 16 hari imbitsi yazaga kubikira Yobu ibyabaye, ikavuga iti umuriro w'Imana waturutse mu ijuru utwika intama n'abagaragu bose birakongoka, ninjye yarokotse jyenyine. Ukibaza yarokotse ahagaze. Umuriro w'Imana se wari umuzi? Akongera kuri 18 avuga ngo abahungu bawe n'abakobwa bawe bicaye banywera mu nzu ya mukuru wabo, maze haza impubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruka enye z'inzu irabagwira. Ninjye yarokotse jyenyine. Ko ari umuyaga wari umuzi, ese umuyaga uhitana yari ahagaze. Mwitondere rero bene data, iyo habaye inzara haba n'ibinyoma byinshi, iyo habaye indwara haba ibinyoma byinshi, iyo habaye intambara haba ibinyoma byinshi, niyo habaye urupfu haba ibinyoma byinshi. Umuntu araza kwiyata abantu bashize wavuga ngo ni bande, ngo sinzi. Ibinyoma rero byugarije isi, ibinyoma bikwiye isi, kuko izuba iyo ryishimye bisobanura ngo gukiranuka kuzakwarangije gukama mu bantu. Somye Maraki igice cya 4 umurongo wa 4 haravuga ngo ariko mwebweho abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu maba yaryo. Nuvuga ngo iyo ukuri kwakanye izuba ririjima, iyo ukuri kwakanye izuba rirabura, kuko izuba niryo rishushanya ukuri no gukiranuka. Ukwezi kuzahinduka amaraso, ni ukuvuga ngo abasenga imyamana by'ukuri, abazahagarara bashikamye mu kwizera, abazatanga ubuhamya bakitwa abahamya bo guhamya bazarenganywa. Inyenyeri zo mu ijuru zizagwa hasi, abakomeye n'abanyacubero hasi bazacishwa bugufi. Ni ukuvuga ngo Yohana arabibona, umwana w'intama amena ikimenyetso cya 6. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo niba habaye ikinyoma, niba habaye intambara, niba habaye inzara, niba habaye indwara, ninde uzabasha guhagarara adatsinzwe bene data? Yesaya yarahanuye mu bice 24 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 23 aravuga ngo isi ubwayo ntabwo ishoboye kubona igisubizo cy'ibibazo ifite. Isi iguye umuhonge, abanyacubahiro bayo bacitse intege,
abantu barahuzagurika, ibyishimo byahindutse amakuba, abanywaga vino ziryohereye zababereye umushari. Kandi noneho rero amazu arakinze, abagenda mu miharuro barahuzagurika, babura iyo baja. Yahanuriraga ibyago bizaba ku isi mu gihe cy'imperuka. Kandi iyo ibyago biteye ari inzara, ari indwara, kuko ari ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, abantu bapfira rimwe. Igihe kimwe habaye impinduka mu gihugu cy'Ubufaransa, hari mu mwaka w'1789, babyitaga Revolution Française. Aba impinduka ikomeye, abantu 5% baryaga igihugu, abantu 95% bakabura ibyo kurya, bakabura icyo kwambara, bakabura akazi. Noneho bakora inama baravuga ati bari abantu 5 ntabwo ariko bizahora. Barabahagurikira, barabibaka, barabisangira. Ushonje ntabwo yemera gupfa mbere hari ukirya, ahubwo arabimwaka bakabisangira, bakazapfira rimwe. Bazagenda mu murwa bajarajare, abanyacubahiro bacitse intege, abantu barashobewe, habaye kwiheba. Ni Yesaya wabihanuye. Ariko aravuga ijambo rikomeye ngo ikizaba ku mugaragu kizaba no kuri sebuja, ikizaba ku muja kizaba no kuri nyirabuja, ikizaba ku boroheje kizagera no ku bakomeye, kuko isi ubwayo ihumanijwe n'abayituye. Ntabwo isi bavuga ari ubutaka. Iyo bavuga ngo isi nimbi, ntabwo ubutaka ari bubi, ariko abantu bayituye nibo ishaka kuvuga ngo ni babi. Turashobewe, abantu barashobewe ku isi yose. Isi yabuze igisubizo cyayo, hasigaye Uwiteka Nyiringabo gusa ukuzana igisubizo. Ibimenyetso rero by'iminsi y'imperuka, ninde uzashikama akihanganira inzara? Umwanditsi umwe mu gihe cy'ikinyejana cya 2 n'icya 3, Itoro ry'Isimuruna, yanditse aya magambo mu baziraga akarengane bazira guhamya kwa Yesu. Aravuga ngo aho gukora icyaha umuntu yapfa, aho kwiba umuntu yakena, aho kubesha umuntu yasonza. Ninde ubasha guhagarara adatsinzwe mu bihe cy'ibyo? Ibimenyetso 7 rero bifatanije ubushishi. Ikimenyetso cya 7 cyagaragayemo impanda ndwi, nk'uko impanda ya 7 yagaragaje ibyago 7. Ibyabayeho mu gihe cya Nowa bizongera kubona mu gihe cy'umwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo baranywaga, bararyaga, bararongoraga, ariko igihe kiragera umwuzure urabatungura. No mu gihe cy'uyu munsi ni nguko abantu bari bakwiriye kwitegura. Ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Iyo tubonye ibimenyetso nk'ibi, Yesu yaravuze ngo muzararabe murebe hejuru, ngo igihe cyo kugaruka k'umwana w'umuntu kizaba gisohoye. Ibimenyetso by'inzara, ibimenyetso by'intambara, ibimenyetso by'indwara, ntabwo umwana w'umuntu yabibonera igisubizo. Barashakashaka, barajarajara, ariko Imana yonyine niyo yaremye isi n'ijuru, nibasha kubibonera igisubizo. Abantu rero batashigamye mu ijambo ry'Imana bagiye kugaragara. Ku ijambo ry'Imana muri Matayo 13 umurongo waho wa 18 kugeza kuri 24, hari imbuto z'umubibyi wazisohoye. Ijambo ry'Imana avuga ngo umubibyi yasohoye imbuto, zimwe zigwa ku nzira, izindi zigwa ku kara, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa ku butaka bwiza. Izaguye ku kara, ijambo ry'Imana avuga ngo abo nibo bumva ijambo ry'Imana bakanezerwa umwanya muto, kubera ko ubutaka atari burebure, za mbuto ntizishinga imizi muri bo. Haba kurenganywa bazira ijambo ry'Imana, haba makuba bazira ijambo ry'Imana, bakadohoka bakabivamo. Ninde uzahagarara adatsinzwe mu gihe kibi ngiki? Ninde uzahagarara ashikamye mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'indwara, mu gihe cy'ibyorezo bidasanzwe? Ninde uzahagarara atabeshe? Ninde uzahagarara adakoze icyaha? Ninde uzahagarara ashikamye atibye? Uwo muntu arahirwa abaye yaboneka. Imana idukomeze kandi dusange. Niba twakira ubutumwa bwiza, twakira ijambo ry'Imana rishinga imizi mu mitima yacu, kugira ngo hatazi ikintu gihubanganya gito gusa kigakura abantu mu buntu bw'Imana.
inzara yo ntizabura kubaho ko n'ingaruka y'icyaha, indwara ntizabura kubaho ko n'ingaruka y'icyaha. Kandi Adamu amaze gukora icyaha ntabwo yari yararemeye gupfa mbere, ariko amaze gukora icyaha yasezeraniwe urupfu. Iyo hari urupfu rero haba habaye indwara, haba habaye intambara, haba habaye inzara. Kandi mu biza byugarije isi ni bitatu: hari inzara, hari indwara, hari intambara. Abaticwa n'ibyo ngibyo ni bake, abicwa n'impanuka, abicwa n'imigezi, abicwa n'inkuba ni bake. Ariko abantu benshi bicwa n'intambara, abantu benshi bicwa n'indwara, abantu benshi bicwa n'inzara. Muri Ezekiyeli ibice 6:12 haravuga ngo iyo rusakiranye, uri hafi yicwa n'inkota, uwari wihishe ari mu rukubo akicwa n'inzara kuko atahinze, ariko uwagiye kure agize ngo acitse inkota akicwa n'indwara. Ijambo ry'Imana avuga ngo kuko bakoze ibyaha nanje nzabakurikiza inkota. Ariko Ezekiyeli 14:12-14 aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho, riravuga ngo mwana w'umuntu, igihugu nikingorera icyaha nanjye nkakiramburiraho ukuboko, nkagitsembaho urwishingikirizo, nkagikuraho umutsima ari ibyo kurya, nkagitsembaho abantu n'amatungo, naho caba gifite abantu batatu nk'aba ngaba: Nowa, Yobu, Danieli. Ubukiranuka kwabo wari batatu kwakiza ubwabo bugingo, ariko nta catuma isi idahinduka amatongo. Ni kwiteka agira ingabo avuga. Ibimenyetso byugarije kugaruka kwa Yesu rero biragaragara: urupfu, intambara, inzara, indwara. Ariko nitubibona tuzarame turebe mu ijuru. Yesu yaranesheje, yanesheje urupfu, Yesu yanesheje indwara, Yesu yanesheje inzara, Yesu yanesheje intambara. Ntibizabura kubaho, ariko duhanga amaso Kristo Yesu. Ukubwe yaravuze ngo nta mukiranutsi upfa, unyizera naho yaba yapfuye azabaho. Kandi umuntu ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Ese wizeye ibyo? Nitubona ibyo bibaye rero tuzahanga amaso Kristo, niwe uturwanirira, niwe utuneshereza. Turi muri we nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri twe arusha imbaraga uri mu bisi. Ko dufite Yesu tukaba tugera ikirenge muke tuzanesha kubwe. Nizo mpamvu Petero ya mbere igice cya 2:22 haravuga ngo nta caha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarakubiswe ubwe ntiyabakangisha, ahubwo ari yitanga idacugwa kibera. Ubwo yikorera ibicumuro byacu abihambana ku giti, kandi imibyimba ye ntiyadukirisha. Kuko adukiza imibyimba dukiza intambara, kuko adukiza imibyimba dukiza inzara, kuko adukiza imibyimba dukiza n'indwara. Ibyo byose iyo duhanze amaso Yesu Kristo turanesha, tukareka guhonga mu maso, tukareka gucika intege, tukareka kwiheba, tukareka gushoberwa, kuko Kristo arahari. Imana yacu dusange kandi baha imbaraga zo kwihangana kugira ngo nagaruka mu bwiza bwe. Twese hamwe abiteguye kumusanganira tuzahagare tudatsinzwe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Amen. Pastor urakoze, Imana y'umugisha umugisha. Abantu muduteze amatwi mukande subscribe, mukore na share, mubyohereza abandi, kugira ngo uko ijambo ry'Imana rizaza ritambuka muze mubona message bageraho. Imana y'umugisha umugisha. Reka dusabe Pastor asengera ijambo ry'Imana. Kaze Pastor. Kubakurikira uyu murongo, abashaka kubaza nk'ibibazo bashira kuri comment ubwo, ariko telefone ni 0783407035 0783407035. Imana yacu dufataniriza kugira ngo twakire ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, uyu mwanya mwiza uduhaye ugize neza. Icubahiro ni icyawe, akanya k'ingenzi benshi bakaronka, ariko watugiriye ubuntu atari uko turi beza kugira ngo tube twicaha ngaha twamamaza ishimwe ryawe. Kuko waravuze ngo turi abatambyi b'ubwami, turi ishanga ryera, turi abantu baronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye, ikadukura mu mwijima ikatugeza mu muco w'itangaza.
nani byo sezerano Yesu Kristo asize abigishwe ngo mugende mu mahanga yose mwigisha abantu bose kuba bigishwa banje. Turagushimiye kuko twemereye umwanya mwiza, ubutumwa bwiza bwamamare mu mahanga yose kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Amen.